cyane ngo njya kuyikoresha ariko nabanje kuyikomanga nari kuyikubita urumva umugabo mana we cyakoze Imana izihereza kandi cyane n'abagore tugire sibe nyine tugire irari ese ndi ni Eva ari duteye Neva ni Adamu Neva wakoze iki no wazanye ibintu byose by'amarari mwana tuvuge se ko ari Delila se none Delila ari bure yagiraga Delila umugore wa Samusoni ntarari yagiraga ujya muri Bibiliya kayuzi oya yarakagira nutwo nzanduvuga nese wambwira ngo irari ryavuye muraho neza mumeze mute twege tumeze neza ni mukebe tubashuhuje ku bantu ba mbere mumeze mute twege tumeze neza turashima Imana turabaramukije abantu bacu abakunzi bacu abavandimwe bacu tukarabuze ntago saba tubita abafana kubera ko mwebwe muri abantu bacu muri ababyeyi muri barumuna bacu muri bakuru bacu mbese muri abantu tutabona ukuntu dusobanura mumeze mute twege turashima Imana abari muri Amerika abari muri Canada ese ko muri Amerika umuntu mwakandebana andije na abari muri Afrika yacu especially abari muri Kigali abari muri Nairobi abahagiye mwene ashaka ngo Mozambique afite abantu je nabo mfite Mozambique nabo mumeze neza ngambye ikintu no guseka abantu baba muri Amerika muzambwira ikintu mwahaye uyo muntu kwereka ibanga nyine abo muri Amerika ntiwabaza ngo abanyafrika je nicyo tuzadupfa kuki tuvuga ngo abanyafrika ngo abanyamerika nasanze bari umuntu abanje duhuje ibibazo n'abakuru banje. Hello guys ndabashuhuje nisamaza ku bantu bagiye kundaba bwa mbere haba nanjye nyine ndi umushitsi ndi umuntu uba waje hano nyine kugira ngo tuganira ese ndi umushitsi ndi umuntu uza nyine hano kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo tugirane inama ndasuhuza abanyafrika abantu bari hano hagufi yacu mu Rwanda Uganda Kenya Congo za Malawi abantu bose bitewe n'ahantu mu Burundi wahibagiwe n'abantu bari mu Burundi bose turabaramukije ikintu bakiza kisetsa nje akorewe ngo abanyamerika ngo abantu bo muri Amerika ngo abantu bo muri hose yewe abanyamerika nkubwije ukuri kandi uko n'ukuri abantu bamaye feedback bwa mbere bambwira ko intuza content yacu mbese cyangwa topic navuzeho abantu ba mbere kuruta abaturanyi abantu bo muri Amerika niyo mpamvu uzama wirukira cyane uzi ko arubwo nzanabitekereza nkamaseka usetswa n'iki kuntu sama wirukankira akura hakunda aho nya Australia na Canada nayo bagiye no muri Europe mu Bubiligi mu Faransa muri Norvège ntabugira muri Aziya aya abashinwa turaza aya abo turabaramukije bose mumeze neza abakunzi ba Marielle twege n'ukuri nta amahoro hano iwacu tumeze neza umeze ute se shameze neza ndashima Imana weekend yagenze neza hanje haye turi kwa kangahe turi kuwa mbere turi kuwa mbere turi kuwa mbere by the way weekend yagenze neza nayiremo ibyishimo nukuri ntacyo nshinja Imana ngo warabuze nanjye yagenze neza reka mbwira abantu rero ari abantu bambabajije ngo se ngo byagenze bite ngo tutarimo kumubona noneho nibwo nabonye ko mu nkunda hariho umuntu umwe yarambwiye ejo mwumva ntago nzongera kureba ikiganiro ngo yego kuwa Mana oya ndamuganiza woci ngo reka ndanise Mana oya ntago ari kubigomba kumera bavandi nari nabuzeho nyene gatoya kimwe nuko yazagiye akora wenyine wenda nanjye uzabyabaye ko ntaboneka hari udushuguri nari ndimo dusa nyine nkaho tukimpinze robizo ukuntu niyo mpamvu ntabonekaga ariko nagarutse turi kumwe 5 kuri 5 ariko nyine muri rusange ni amahoro okay uyu munsi wa none tugiye kuganira uko dusanzwe tuganira duhana ibitekerezo n'ukuri mwabantu ariko abantu bagiye bampa message inbox hashara umuntu gwa comment nziza inbox
nziza bazazitangira no muri hariya kugira ngo n'abandi bazibone. Ushobora kutwandikira tukatubwira turifuza ko tuzaganira kuri kino kintu. Hari abantu n'ukuri bajyanyandikira noneho n'abantu duhura mu muhanda kandi ati congratulation wakoze neza rero utashaka kwenda kuri uyu musomo uzoganira kuri iki kintu. Gusa muje nabashije kubona byo abantu mana yanjye abantu ni benshi cyane, abantu ni benshi bafite ibikomere mu mitima, abantu ni benshi bafite amashimwe ako bagifite ubwoba akose mw'abantu haramuhumura. Gusa nyine ikintu wakwirinda ni ukuvuga nabi, ukaba watandukira wenda watambikira ntaga erega ntabwo ari kuvuga nabi. None se urugero niba na wenda urugero umuntu yarabaye mu buzima bubi ukavuga ati ni Imana yanjye nabaye muri ubu buzima ariko uyu munsi wa none ndashima Imana yabicishijemo uko byari biteganyijwe siko byagenze. Ntabwo none hari undi muntu wanshokeje ngo ni ukuri ngo njya nocinga ibiganiro byawe ngo sinatera comment kubera iki ngo amazina yanjye yagaragara kandi nabo bazasura ikihebe amazina yawe yogaragara gute ngo amazina yanjye yagaragara uko iboneye comment ngo kandi mbashaka ntase ndavuga siko uza abantu batinya gutera ama comment akenshi ni wa muntu nyine ubuzi ko agiye kuvuga ibintu bibi. Uwo muntu nta kintu mu by'ukuri nta kintu kibi muzi ho ishobora kubereka agira ubwoba nuko azavuga nyine azatera ngo uzina ryanye ngo shango ryagaragara ubundi akaza ngo nukuri ngo naguha ikiganiro ngo ariko we ngo gusanga abantu bomba na gute ngo gusanga byagenda gute abantu bakubona gute. Mutinyuke tinyuka urashoboye kuko n'abantu batinyuka urashoboye ubohoke umutima kandi uryo umuntu avuga ikintu ajya abohoka mu bitekerezo byawe kumva umeze neza ukareka. Ikindi kintu no uvuga abantu babonye YouTube bayibonye muri negative side ico kintu nico kintu bashije kubona kwa hariho bane nyine baje bayikoresha nabi noneho ugasanga bici izina n'ababandi bashaka kuyikoresha neza. Uziko reka mbahe urugero uziko Bibiliya wayikoresheje nabi ishobora kukurimburika kujyana muri Gehinomu uti gute. Hari nk'ahantu bavuga ngo kunywa inzoga ntago ari icyaha wowe ugahita ugendera muri iyo mudo ngo bavuze gutyo ukagenda ukazinywaye ugasanga wakoze icyaha. Hari izindi ntuza nshobora kukubwira indi mirongo iri muri bibiri ushobora kuvuga ukayigenderaho ikaba yakurimbura kandi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. No muri Bibiliya nuko hari umunangiye ngo Bibiliya azagende some reba nkara ninde hajya utarashatse ni Yakobo ninde bandi ngo kudashaka ni byiza gushaka ni byiza. Pawulo ibaze rero nyine abantu bamugana agenda bumva abantu babonye YouTube mu buryo w'negative we tugende niba arabonye umuntu avuga wenda nenga abandi bantu yabona umuntu wese uje kuri YouTube ngo nawe yaje we ngo iki bavandi ntago ari uko biba bimeze ariko twege muhumure hano iwacu ego ntago nukuri ntago turi muri iyo shosho tukavuga imirimo y'Imana ibyo yagukoreye kandi gusa ni amashimwe nyine yo kuganira ni nka ruhura umutima hagira ruhura umutima n'iki cyabaga ruhura umutima ni ahandi ni ikiganiro cyitwa gutyo ukavuga kabisa ukaruhuka nyine umutima wenda nk'ibintu bya ahubwo tuzahite ruhura umutima ruhura umutima TV basa ego komana wese yindura ruhura umutima TV karabaye sinyo nyamara nibyo nje ndumva twazita ruhura none se hano ni ruhura umutima yine wenda rero ngari bufata ukundi umutima ngewe nzafungura nzahita ruhura umutima okay tinyuka urashoboye TV. Tugiye kuganira rero ako nakari kanyuzemo tugiye kuganira uyu munsi insanganyamatsiko yacu ivuga gute iravuga ngo kunyurwa no kutanyurwa kunyurwa mu buzima waba urimo bwose especially reka tubanze turavuga muri side zibiri turavuga kuri kote y'abana babayeho ari imfubyi twongeye tuge kuri kote y'abantu muri rusange muri society bisanzwe. Ese kutanyurwa ni iki muri rusange nka definition yo kutanyurwa ni iyihe urabyumva gute wewe? Kutanyurwa cyangwa tubanze muri kunyurwa. Kutanyurwa ni ukutanyurwa nyine n'intuza n'ubuzima bayemo ukumva ko ugomba gushakisha ibindi bintu nyine byaguhaza kugira ngo nyure. Sinzi nyine aho ko wayumva. Ngiye kuntu numva kutanyurwa ni igihe utishimiye ubuzima waba urimo cyangwa se ni igihe wumva utanyuzwe n'igihe waba urimo wumva mbese uko urimo atari ko wakagombye umeze.
kandi mu gihe muri ubwo buryo aribwo wakabaye uba urimo neza kugira ngo unyurwe. Utanyurwa especially ku mwana w'imfubyi, iyo utanyuzwe ariko nje ndumva ibyiza twabanza tukaja mu byiza, mu kunyurwa. Katwanze tuvuge kutanyurwa, umuntu ubaye atanyurwa, noneho tugende kuri wa muntu kunyurwa. Uko twari kubanza ibyiza nta kibazo, reka tubanze ibyiza nta kibazo byo kunyurwa. Kunyurwa ubundi ni nk'imwe mu nkingi ifasha imfubyi kugera ku ntego yayo. Gakomerezaho. Iyo wanyuzwe, katubwire abana batoya, hari abana batoya barumuna bacu, basaza bacu, ndetse n'umupfakazi. Iyo bahe mu buzima utanyuzwe, bwo kunyurwa, urimo ukanyurwa, ikintu cyose ubonye ukumva kiraguhagije, ukumva kiragushimishije, ukumva ko nicyo cyari kigukwiriye, mu by'ukuri bigufasha kugera ku ntego yawe. Tubwo wenda urugero, niba uri umunyeshuri, ishuri kwa ryafunguye, bakaba wenda ugomba gutwara ibintu nk'ibi ngibi byo gushopinga muri shopping noneho bya bintu ukagenda ntabyo ufite, mbese wabonye bikeya, ariko ubonye nk'icupa rimwe ry'amavuta kandi wenda byakaba ari nk'amacupa 4 cyangwa 3, wowe ukabonamo icupa rimwe ry'amavuta. Nimba ari nk'imiti y'isabune, abantu bize muri internet barabizi, ukaba wenda nimba ari ufite gutwara imiti 5 ukaba watwara imiti 2. Urumva nyine mbese ukagenda utwaraho uduce muri bya bintu baba barabandikiye, ariko ufite umutima unyuzwe, ariko ufite umutima wo kunyurwa. Amasomo byanga byakunda wayatsinda, uratsinda, urumva kandi nyine ukumva uguwe neza cyane, umutima ukagenda ukaruhuka, ukareka kugiramo ibintu byinshi. Urumva nibyo yamugane, nibyo bigufasha kugera ku ntego yawe, kubera kunyurwa. Urumva ikindi wenda katuvuga cyane turacyarimo kwibanda nyine ku bana b'imfubyi cyane, kubera ko ibyo bintu nibo bikunda kubaho cyane, ndetse n'igihe washatswe kugira urugo rwawe, mbere yuko ugera mu rugo, tuvuge ushaka urimo gutegura ubukwe, urimo gutegura ubukwe, amafaranga ubona ukabona kubanya ubusa, utegura ubukwe ukabona ibintu byose wacikamo. Iyo wihaye bije yawe, ahubwo wenda tuvuge urugero, wenda example, ubukwe bwanjye buzakorwa n'amadolari 2,000, cyangwa se wenda ni miliyoni zingahe, bitewe n'amafaranga y'igihugu cyanyu ni wowe nkurikiranye, ukaba ati bije yanjye naya. Noneho warangiza wagera ku isoko, ibiciro birahinduka buri munsi, bya bintu waye amafaranga wayakoza akaba ubusa ye. Iyo uri umuntu unyurwa, uratuza ukumva uguwe neza, nta muntu blaminga ngo kino kintu ntabwo byagenze gutya, ngo nakabaye ngo ngize gutya. Iyo ufite umutima unyuze, gihe unagenda no mu rugo rwawe ukamura umuntu unyuzwe, atari kuvuga ngo usanzemo bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo ni bya mirenge. bikagufasha. Ni naho ujya usanga akenshi nyine ugeze ku ntego yawe nziza, kubera erega n'Imana izikurebera muri kwa kunyurwa cyane, ikagusubiza. Erega ari ubwo Imana ishobora no kukubwira gusa ishaka kugutera gusa ikigeragezo, kandi bazabanga ngo burya ngo Imana iziteza umuntu ikigeragezo yabasha kuba. Urumva? Noneho rero hahandi niko Imana izigera, kabatuye umuntu, uyu mwana yarihanganye cyane, uyu muvandimwe yarihanganye, nanjye ngomba kumuhemba. Nk'uko bino bintu yabyitwayemo neza mu buzima ubu yagiye anyuramo byose. Noneho ngaho uzi ko iyo ari umwana unyurwa, nta n'ibishuko buryo byamugeraho, dukeya twiwe bafite, aba yumva umutima we wose utuje, wishimiye bya bindi. Na wa muntu n'abantu ntibambe bamuprofita ngo umuntu ngo amufatire ijambo ko yishakiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese reka nk'uko nkawe uzugira, iyo wabonaga nyine wenda reka tuvuge cyane nko mu bukwe, nyine nko mu kugira nko kwitegura, hari ubwo se basi wenda nk'awabancika, hari ukundi kuntu wenda akaza utekereza? Ikintu cya mbere yewe ni ikintu nabanje gusenga Imana, avuga Imana uzandinde stress, kandi nta stress nigeze ngira pe, nta stress nigeze ngira habe, kuko ifite stress ijyana no kutanyurwa.
akajya ngo kino kintu ntago gihari bakubita ibitekerezo n'ibiki umuntu akajya gukora ubukwe yarumye yarabaye amagufa yewe naravuga ati ababyeyi bangereye ibi ngibi nyine ndagenda ntekereza ibindi niha stress y'iki uriya stress y'iki iyo ufite kunyurwa mu by'ukuri kandi ugiye ufite no kunyurwa usanga na bya bintu byawe Imana ibaye mugisha bitubura maze bikagaragara neza ugasanga tugaragara neza buri muntu wese akakubaza se tuntu watuguriye kuza wambara ukaberwa cyane niwe wose ugurira imyenda kandi ari ukunyurwa gusa kwera gusa cyage ntabwo ari nk'igikundira Imana barakwanditse nyine ni favor y'Imana iba yakwihereye cyane nyine turavugana nyine kuri abana mugombe unyurwe n'ibyo ubonyemo byose kubera ko intego yawe cyangwa se nibwo uzayigeraho cyane noneho ikindi n'abapfakazi uzi ko hari umupfakazi ushobora kuba ariho akareba wenda ubuzima bwa mukeba wiwe akareba nta gitenge wenda afite gihenze kigezweho bera nta kanzu afite igezweho nta sakama afite igezweho akakicara wenda akareba uriya mugenzi wanjye wenda afite ubimugurira akera umubyeyi unyurwa anabitoza n'abana be bakabishyiramo kuko babonye mama wabo nta bintu byose erega niyo uyu mwana hareba uko ubuzima mama wabayemo kandi hari ibyo bagenda banyuramo akabibona ariko babona mama wabo afite intu z'umutima wo kunyurwa burya n'umwana iyo amaze gukura azagenda bati mama akibuka ko mama we hari ibintu akazagira ariko disi akabitwaramo neza kandi akabona ibintu bibaye neza nyine ibintu birasa neza burya mwana mujya mwiga ibintu byo kunyurwa mushimira Imana kuri duke iba yabahaye cyane urumva aho kugira ngo mugende mubishakisha hirya no hino hadakwiriye Imana iyo wisunze Imana ikabona duke twawe ufite ukoreshimiramo igusendekeza imigisha hajya niko bavuga iguhundagaza imigisha myinshi kakuzaho kuko ufite umutima unyuka ariko ihora ufite umutima urarikiye buri kimwe cyose ukabona kino kuba ari wowe ugishaka ukabona kino kiragukwiriye ukabona aho hantu ugira parapara muri wewe ugenda muri parapara muri wewe noneho abantu batajya banyurwa rero bahora bifuza iby'abandi tiwa Samaza yambaye urukweto rw'ibihumbi bingahe shanko yambaye inkweto nziza ya nkweto igezweho ukumva nawe wayigira ukumva harara kandi wenda ubushobozi bwanjye si bungana n'ubwawe cyane hano ubu ngubu akenshi abantu bambara wenda kwangiye kubivuga gutya muri buno buryo ariko ko turavuga ibintu bisanzwe bibaho mu buzima mwese murabizi cyane kuri ubu ngubu ikintu kiri mu guteza intambara mu mago turimo ubu ngubu ni ikintu kijanye no kutanyurwa urumva abantu bose batuye hano bazi ubuzima twese tugiye tubamo nta bafite ibya mirenge nta bafite ibikuza usanga abenshi naho uri hose ngenda ukambanze utanze urugero rw'abantu wenda bari hano utuzi barakora baratuzi hari abacuruza nyine bino no kugira sinirirwa mbisubiramo ugasanga buri wese yirebereho akazi ke akora bitewe n'ahantu uri ugasanga ukumva wifuje kuba mu nzu ya mugenzi wenda nk'umuturanyi wawe uzabayemo kandi uzi umushahara w'umugabo wawe cyangwa se wowe ubwawe uzi umushahara winjiza urumva ugasanga niho handi akenshi iyo nyine kubera ibyifuzo uba ufite niga ukaba wabishakira mu yindi nzira bidakwiriye ugasanga intambara zibaye mu mago usanze amakimbirane hari n'abandi bantu tuvuga urugero wenda naguze imodoka mugenzi wanjye nawe agahita yumva ko nanjye umuntu dukorana hamwe hari umuntu umwe nigeze kumva nyine story nyine bari abantu bakura mu kazi kamwe bose urumva deja wenda n'umushahara wabo waranganaga noneho abona mugenzi we afite imodoka nawe ati gute nagasuzuguro ni gute agira imodoka ngiye ntayifite atandusha umushahara kandi wenda ntazi aho yakuye amafaranga nta nazi nuko famille y'umuntu ntazi wenda ko amafaranga yabonye nibwo yagiye nazi n'ubuzima ahita agenda afata credit atayibwiye umugabo we afata credit ni umugore wagize afata credit tinanye nkagira imodoka
arangize kugura iyo modoka yabaye intandaro yo umugabo akakubaza uzi ko leta gukuraho n'icyizere se iyi modoka yabonetse gute nose nyine abaza umushahara winjiza akamenya amafaranga ukoresha nyine aho ngaho mu rugo especially nk'abantu bacu muri Afrika hari hamwe ureba ukareba ukarasa imodoka ni nziza singiye kuba ngo ntago abantu si ngombwa kutayigura ni ngombwa kuyigira pe ariko se wongera kandi nkareba n'iyiki ariko niba udafite ubushobozi bwayo yihorera hari nk'abantu tuvuga wenda iPhone 17 iyi nguyu iriho nkabona wenda urugero wenda urayifite cyangwa ute 6 na cyangwa bitewe n'iyo iriho yego ko mana yanjye ni gute ugira iyi iPhone yewe ntayo mfite wa muntu utagira abantu hora bashaka kwisumbukuruza kanaka aba munzi meze gutya na gutya nagasuzuguro ye naka tugombe tuyigemo ugashiraho umuntu stress ye ukamushiraho stress paka naka tugombe tuye muri iyi nzu ugasanga ibintu bintu bikoze iki bizanye amakimbirane bene abo bantu babaho cyane ugasanga umugabo muhagarika amaraso ngo nanjye ngusiko ngo umugore ngo mama kanaka ngusiko bamuguriye ngo impuzu ngo telefone bihenze ngibaze ngo nje ngo ndacyare muri ya yindi hangenga ngo reba ino telefone ngo njya kuyikoresha ariko nabanje kuyikomanga nari kuyikubita urumva umugabo mana we cyakoze Imana izihereza kandi cyane n'abagore tugire si bo nyine tugire irari ese undi ni Eva ari duteye ni Eva ni Adamu ni Eva wakoze iki no wazanye ibintu byose by'amarari mwana tuvuge se ko ari Delila se none Delila ari bure yagiraga Delila umugore wa Samsoni ntarari yagiraga uje muri Bibiliya kayuzi oya yarakagira nutwa zizanduvuga nese wambwira ngo irari ryavuye ni kuri Eva kabisa ni Eva ari tujye tuvuga ibintu byose ni Eva wabizanye ibintu bibi none se kuragira ngo kuri irambuto yariye nose uzuga ngo nikica si yari yagize yumvisha adahagije n'ivyo Imana yakoze iki ahita ajya kurya iri ryatunda ahita yumva afite kwifuza none hari abagore benshi babayeho gutyo neza ariko Eva hari umugore umwe n'uje story nanone kandi n'ubise ngo bamusigiye amafaranga yo kwishura inzu ni muri urumva ni muri kino gihugu turimo bamusigiye amafaranga yo kujya kwishura inzu ngo naho yaramaze iminsi abwira umugore umugabo ndashaka umwenda uyu n'uyu ndashaka uyu mwenda ugezweho nawe urawuza umwenda ugezweho wenda bitewe naho uri ati bakana ka barawufite ni ngiye umugore utawufite yego sha umugabo aramubwira ati rero kwezi nyine kwageze amafaranga ngiye kwishura inzu umugore yarengeyeho ahita ajyana gukora iki wa mwenda arabuguze noneho gabi yarangiza aho tubere abantanga tubere injiji tiyabwira umugabo ko atagize noneho ganyira inzu arabose ko mwarengeje amatariki yo kwishura bite hego ntago madam yaguye amafaranga ati reka da arangiza itagira aramubwira ati sone amafaranga ntago yishyuye amafaranga y'inzu ahita amubwira ngo narayiguse wa mwenda nahoraga nkuraza ijoro none se yeme ko nibaza ko yabambaye umunsi umwe nawo gukubita kumukubita no kuruka Imana nawo gukubita uri umugabo nawo gukubita niyo ari umukristo nasi ubwo ntiyacumuye ubwo ntiyacumuriye nuko nawo gukubita yongese ukayigira ibi byose yabamwe mu ngeso ngo ipfa ngo nyirayo ngo yapfuye nagukubita gute ku buryo niyo ngeso utazayisiga abana banjye aho bazagiye nyamara twasanga twokwita ko umugabo utubarira inshingano cyangwa twabyita ko n'uriya mugore ntuza irari n'umugore n'irari umugabo urumva umugabo iwe hari zo nyine bitewe n'ubushobozi bwiwe hari izo azakora nase uko umugore we yakaza yambara ubusa gusa neza nk'abandi bagore orarikira nk'igitenge c'ibihumbi 10 wenda uba mu nzu y'ibihumbi 8 niko ubushobozi bw'umugabo wenda yahita ngutesha stress ngo tugombe tube natwe ngo ahangaha nase ubwo urumva ni kutanyurwa ngo inzu ngo tugomba kwivamo ngo reba ngo kano kazu ni gatoya ibiki kandi umugabo yagiye buryo yenda kwishaka atari kuvuga ngo yabuze izindi nini mwige kugira gute kunyurwa unyurwe n'ubuzima ubayemo unyurwe n'ubuzima urimo
ahubwo ikintu wagira wafatikanya na wa mugabo wawe kugira mwese mwakazajya anyura aha ndakanywa hano mwenda mugahuriza hamwe kugira ngo nange ugere muri rwa rwego nawe wumva ushaka kubamo rwa bagenzi bawe. Erega Imana izigufashiriza muri utwo dukeya cyane. Ngaruke kuri bano bana cyane cyane nyine b'imfubyi cyangwa undi muntu wari wese w'imfubyi, ni ibintu byo kutanyurwa ntabwo bizahita umugera ku ntego zawe wihaye. Niho handi usanga utekereza ubuzima wanyuzemo, utekereza nubwo urimo gucamo ukabugiye mu biyobyabwenge cyane n'ukuri, bakaba banamufatiranya n'umwana w'umukobwa akaba yatwaye itateganyijwe kutanyurwa ugasanga afite urayangirije, urumva, kandi Imana baragutegura ibintu byiza ejo hawe heza n'ukuri. Nibyo hahandi ntangira nyine dutangira bintuza nibwo nababwiye ngo naje gusanga Imana igihereza umugisha abana b'imfubyi cyane kuri wa wundi wabiharaniye. None se naba ndaho ngaho tuvuga urugero, nabonye wenda nk'umwana ufite ababyeyi wenda bifashije, bamuguriye telefone ihenze, bamuguriye isakame nziza, yambaye mbese nyine ko bikwiye, nanjye nkabishaka. Kandi wenda urugero hari umuntu ushaka kubimpa ariko binyuze mu buryo budasobanutse, arabiguha n'iby'igihe gitoya, ariko nanone hari ingaruka zizazigira. Kandi ingaruka iyo zageze ku mwana w'imfubyi ziba mbi cyane, kubera ko urumva uhita utangira ukaba ati n'ubundi nta kintu nkiramira, nta mubyeyi mfite wenda umbuza cyangwa iki, ugasanga bigize ikinani. Ariko reka tubabwire bitewe n'ubuzima hagenda unyuramo, urumva wabuze n'umwana w'umukeneye, n'umwana w'imfubyi gusa, mugende mwihangane, wige kunyurwa n'ubuzima ubayemo, kubera uzuhangayika gutya ariko yamarira uba wararize Imana iziyagukubiramo akabamo ibyishimo cyane, akabamo ibyishimo. Rero mwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu, ntukagende mu biyobyabwenge cyangwa se nk'umukobwa ngo ajye mu zindi nzira ngo kubera ko byabikuba, kubera ko hari igihe nta gihe kitagira iherezo cyane. Kandi ibi byagiye kugeraho Imana yari izi, ntabwo byabaye impanuka kuri yo. Imana yari izi intangiriro yayo, ikavuga ngo amaherezo yayo bizarangira gutyo. Kandi wenda nk'umuntu kugira ngo umuntu uzagukura muri buno buzima, wenda cyane cyane reka mvuge nk'abakobwa, ushobora kuba Imana ikubakira nk'urugo n'umuntu wenda utanatekerezaga, akaba yagukura muri ubwo ubuzima bwawe bugahinduka. Rero mwige mu buzima bwo kunyurwa. Ikindi nk'uko nyine twabivuze, abantu barimo gupfakara ari abana batoya cyane, ugasanga yapfakasigaranye abana babiri, urumva aracara umwana mutoya, akeneye kwambara se neza, akeneye kugira ngo amere neza, ugashaka comparinga na bariya. Ubwo ifite urugendo ko kuvuga ngo urera abo bana, niho uzobabera example yo kugira ngo bazane. Niba uri umubyeyi ubaye gutanyurwa, abana bawe utekereza bizogenda cyane. Niba ndi umubyeyi nkabaho nkeneye gusuka igisuko cy'ibihumbi 100 angahe, nkeneye kwa mbese ibintu muzi ko nange buri munsi haza ibintu bishasha. Ngaho ngo ibyo bintu biracabaho, ngo ibyo bintu usutse, mbese ngo iyo myenda wambaye ngo iracabaho. Noneho wa muntu wapfaka uri umwana muto ufite abana batoya, ni nka wa mugani baza baca ngo wibohaye ngo uhetse, iyo wiba nkajya ngo uhetse, wiba hetse abayigisha n'imyanzovu yo gucurika. Nuko rero ntimukage wenda ngo kuba uhetse gukinyira umwana umuhambire, wapi ni abantu baba barabyaye. Niyo waje kwiba cyangwa niyo waje mu bindi bigeso bitari byiza, umwana wamusize gupfa kuba ari babantu gusa nyine wabyaye, nibo ngabo urimo kwigisha. Kandi ikindi twababwira, ntimuzemere ko umuntu abafatiranya bitewe n'ibihuriro. Umuntu agufateho ijambo, urumva ugomba kubigwanya ukabati Imana nimba ubuzima birimo kugenda gute na gute, kubera ko uri muri icyo gihe Satani aza yohereza ibishuko byinshi, azayohereza abafite turimi twiza turyoshye, akohereza umva impande zose buri muntu wese akwizeza, ariko uzuvuga ngo Mana sinkeneye ko umuntu afatiranya muri bino cyane. N'ukuri sinkeneye ko umuntu afataho ijambo, bihe nzobivamo nta kintu kitagira iherezo. Twari igihe umuntu ashobora gufataho ijambo akaba yakubera nabyita nk'igigusha. Tuvuge urugero, wenda umuntu ambonye taho ngaho nditurije ibiki, wenda twahuriye muri pate runaka, nambaye bisanzwe, umuntu yakoreye wenda yarakoreye
biramukwiye afite umushahara noneho wowe uzi wenda nawe uraho utenda umushahara ariko wenda wawe uri hasi kuwe kwikomparinga burya ubuzima bwo gukomparinga ubuzima bwawe n'ubwundi ntabwo kandi ibyo bintu ni ibintu bitusha muri ino sosiyete turiho ubu nyine ubu nicyo kintu gusa niba ari iterambere ryari rigenda ryirukwanka mu bantu ese buriya kera abantu buriya abantu ba kera nabo bagiraga ibyifuzo ngo barifuzaga gusa bifuzaga urugero ibintu byabagaho iyo yabonaga ngo mugenzi we ko bagiraga ibyifuzo byiza nta matelefone meza bagiraga uzi ibyifuzo by'abantu byabaga ngo iyo yabonaga ngo mugenzi we afite wenda tugira atenda nk'inka 100 wenda afite nk'inka 20 we umugabo yaragendaga akumva byanga byakunda agomba kugeza ziriya nka ariko urugero ni ishari ryiza ariko urumva aho ngaho ni ishari ryiza ritanagushyira mu moshya haba ishari ryiza bye n'ishari ribi tugana ku musozo ushaka ngo duhe inama abantu babaye muri ubwo buzima bashaka kumparinga ubuzima bwabo n'ubw'abandi ikintu nabagira inama njye sindi buvuga ibintu byinshi ikintu nabagira inama buri muntu azayicara avuga ko amenye ko nta muntu ufite urufunguzo rw'ubuzima bwiwe cyane uzumva ko urufunguzo rw'ubuzima rwawe ari wowe urufite iyo niyo nama nagira nubyishyira mu bitekerezo ukamenya ko nta muntu ugufitiye urufunguzo dukoreye subscribe ndagusaba muvandi uduhe subscribe udukoreye like udukoreye share uduhe comment n'ukuri turabasabye mwabantu mwe tuzamurane dukomeze duhane ibitekerezo nawe urimo kugenda duheza inama Imana yo mu ijuru guha umugisha murakoze murakarama